kugira ngo mpambike izi mpeta. ndabona bitegereza wagira ngo ko tugiye kuri mukuramo no kugira ngo abone aho acisha intoki ngo amushyireho izo mpeta uko zikurikirana. Izi mpeta nta muntu uzisaba, ni imikorere y'umuntu babona ikwiriye bakazimwambika. Abo bagiye kuzambikira imbere yanyu rero ni abo byagaragaye ko bakoze ku matorero yabo, bafite icyo bagaragaje kandi bafite imbaraga bagaragaza kugeza n'uyu munsi. Batoranijwe bidaturutse ku muntu uwo ari we wese, ahubwo biturutse ku mikorere yabo, ubushake bwabo, ibikorwa byabo nibyo byatumye babona izi mpeta. Izi nazo ntabwo ari kamara, ntabwo arizo zigaragaza ko umuntu hari icyo ari cyo, ahubwo ni izigaragaza ko umuntu hari icyo akora. Intangiriro yo gukora ubu nibwo iba igiye kuba kugaragara. Bakizimwambika, ndagira ngo dusabe Maniragaba Jacques atambuke, ndetse n'Uwamahoro Letitia natambuke. Ubwo pasiteri agiye kudufasha kuzambika aba nabo. Jacques no ku itorero rya Jabana yagize imbaraga zigaragara mu gushyira urubyiruko ku murongo. Buriya abijabana bose bo baramuzi, abumva yuko atabikwiriye ni abatarabibonye, ntabwo yatoranyijwe n'uwo ari we wese. Uwamahoro Letitia amaze muri JIA imyaka irenga 25. Yakoze ibikorwa byinshi, wenda bitewe n'inshingano z'akazi ke zo zatumye hari igihe bigera ntaboneke, ariko ni umwe mu bantu twabanye muri JIA kuva kera no mwivuga butumwa. Ndakwifuriza rero kuzamuka ukarengura urwego, ko hari ijisho ry'Imana ryitegereza uko ukora, ariko hari n'ijisho Imana yashyize mu itorero ryayo rikurikirana imikorere yawe. Ndagira ngo rero mbabwire ko Letitia, ubuyobozi bwa Field bwamwemereye impeta 3 kuri izi, ndetse Maniragaba Jacques nawe afite 3 uko bagomba gukorana umwete, gukorera urubyiruko ubudasa muzana, gukorera itorero mwitanze, no gukora umurimo w'Imana mutigaragaza ahubwo mwerekana Kristo, bizabageza no kubirenze ibingibi. Murakoze cyane.
hagati aho ngaho mushiki wacu Letitia nk'uko twabivuze wemererwa izi mpeta eshatu, tukaba tuziguhaye ku mugaragaro. Iyo haba hoherejwe intumwa yakagombye kuba yambaye kositimu, ariko uyu munsi twari dutegetswe kwambara nk'aba bana tuyobora, kugira ngo nanjye murabona uko nambaye. Ibyo rero byatumye agomba kwambara ishati, kandi byari kuza kudufasha iyo tumwambika yambaye ikoti. Mu rwego rero rwo kubungabunga icyubahiro cye, twagira ngo tumusabe afata akanya baguhe icyumba, noneho numara kuzambara uhita ugaruka urazikurikiranya nk'uko bimeze. Yego, ntabwo twemererwa gufungura ibipesu by'abadamu n'abagore. Yego, ubwo rero n'umugabo we yaba ari hafi twari kumumuha nawe akamwambika, ariko icy'ingenzi ni uko bikorerwa imbere ku mugaragaro. Yego, kandi hari ubutumwa buri hano, ni ubutumwa bugufi twahawe n'ubuyobozi bwa Firidi, tubasaba gukomeza gushyigikira abana. Mu myaka iri imbere dushobora kuzagira amahirwe yo gushyigikira no gushimira ababyeyi batubungabungira, batwoherereza abana, babashyigikira, babaha ubushobozi. Imana ibaha umugisha. Hagati aho rero hari ubutumwa bagiye kuza guhurira hano, hari ubutumwa tugiye kubaha, ubundi soza ino gahunda. Turifuza rero ko n'abandi bayobozi bakuru bakora, turifuza yuko icyiciro muri no ntara gitera imbere. Maniragaba Jacques, yego pasiteri aguhe seritifika yawe. Murakoze cyane. Ntekereza ko Letitia agiye kuza tukabasomera ubutumwa bwacu busoza ino gahunda. Kandi tubashimire. Uyu musaza John nawe araburaho akantu kamwe, ariko John muri no minsi amerewe neza cyane, buriya nako azakabona. Ibyo asaba Imana byose irimo iragenda ibimuha. Abeshya byo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero komeza ukore. Dufite ubuyobozi bw'itorero butureberera ku murimo kandi bwiteguye gufasha urubyiruko. Pasiteri rero turifuza, murabizi ko dufite gahunda ya kampore irimo gutegurwa. Twifuza ko hano hagomba kuzava umubare utubutse, cyane ko n'ubundi Rayono hari n'ababyeyi banyu muri no ntara tujya tubana mu ngando, cyane ko mugeze no ku rwego rwo kohereza abantu mu ngando zo mu mahanga. Ntara yanyu rero turabashimira cyane ko mufite n'ababyeyi hano batwabanye nabo muri jiya kera, muzakomeza kugenda mushakaho inama. Ndifuza rero ko Uwamahoro Letitia yagera hino nkabaha ubutumwa Firidi yaduhaye, kugira ngo tubohore abashaka kugenda. Uwamahoro Letitia yakagombye kuba ubu ngubu ashoje. Yego, dusabe abashefu gide bari hano mwitoze kugendera ku murongo. Ntabwo ibi bintu tubyambika abantu ngo batere amasaruti mu karasisi, ahubwo ibi ni uburenganzira bwo kuguha gukora ivugabutumwa ku isi yose. Ubu pasiteri aho yagera, aho nagera, aho John yagera, bashobora guhita bakubaza. Ubu mufite amahirwe, mufite seritifika. Yego, aba bantu mubampera amashyi menshi cyane. Imana iguhe umugisha.
ndagira ngo nsome ubutumwa Firidi yampaye kuri mwe. Haranditswe ngo impeta zitanzwe ni izishimwe kandi ntizitanzwe hose, ahubwo zitanzwe aho bigaragara ko hari intambwe iri guterwa muri jiya, zihawe abashefu gide bari mu matsinda abiri. Abambere n'abari mu nama zifata ibyemezo bituma gahunda za jiya zishyirwa mu bikorwa. Abo ni abapasitoro. Pasitoro nk'umuyobozi mukuru w'icyiciro, n'abamaster guide bari gukora uko bashoboye ngo gahunda y'amashuri ya jiya ishyirwe mu bikorwa, bari muri komite z'icyiciro. Icya kabiri, abashefu gide bari gushyira mu bikorwa iyi gahunda, bikaba bigaragara ko hari intambwe iri guterwa. Izi mpeta zizajya zitangwa buri gihembwe duhereye ku bazihawe uyu munsi, bigaragara ko bakomeje kugira umwete, bakongerwa izikurikiraho. N'abandi batazihawe ubu bazagenda bagaragara ko bafite umwete mu gushyigikira iyo gahunda y'amashuri no kwitabira ibindi bikorwa bya jiya. Birashoboka ko uwazihawe yagawa akazamburwa, cyangwa ntazahabwe izikurikira izo yahawe, ariko ntabwo ari cyo tubifuriza. Imana izabashoboze kongera umwete mu murimo wayo, muzamura icyiciro mwarahiriye. Ubu ni ubutumwa buturutse ku muyobozi w'icyiciro cyacu muri Firidi yacu, Pasiteri Alexis. Ndatekereza ko niba mubwakiriye mushyire ikiganza hejuru, Imana ibaha umugisha. Reka dusabe Pasiteri atambuke asenge. Namwe mwubaha Imana aho muri muhagaze, dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yaturemye, uri Imana yaducunguye, kandi uri Imana idukunda. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Wadushyize ku murimo abamarayika bifuje ntibawuhabwa, ariko tugirira icyizere cyo gufasha bene wacu. Turakwinginze muduhe kubagaragariza imico yawe, kugira ngo bahere ko bakubone, bahimbaze Data wo mu ijuru. Tugushimiye ibyiciro washyize mu itorero, kugira ngo abana bawe baharererwe, kandi kugira ngo bazahabwe ubugingo buhoraho. Buri wese ye kureba ingororano yifatika gusa, ahubwo areba ingororano izisumba zose iyo tuzaragwa mu bwami bwawe. Uduhe kurwanya icyaha twivuye inyuma, uduhe kwakira imico ya Yesu tunezerewe. Ubushake bwawe bukomeze bubeho rero. Buri wese wifuza gutera intambwe mu buryo bw'umwuka, kandi agakora byose kugira ngo n'abandi bagire ibyo bamenya nk'ibyo yamenye, umuhe umugisha wawe. Uyu munsi dutangiye ivugabutumwa muri iki cyerekezo, ubanze ukora ivugabutumwa mu mitima yacu, maze nidusohoka tugiye kugira abo tubwira, bumve ari wowe uvuga. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Uzaduha umusaruro mwiza, uzaduha inyenyeri ku makamba yacu, hazaboneke benshi bazaraga ubwami bwawe kubera twebwe, mu izina rya Yesu. Amen.